Nizere ko umeze neza wowe nanone wongeye kugaruka kwiga amasomo kuri ino channel yacu, cyangwa nawe uje bwa mbere uhawe ikaze. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo wafata zimwe muri izi effect, izi ngizi muri kureba aya ma effect agezweho cyane ari gukoreshwa ku mafoto menshi, ukabona amafoto menshi y'abastari cyane cyane nko muri stu cyangwa hariho hose, ugasanga izi effect ziri inyuma y'ifoto yabo. Kagutya urabona iyi foto ya Muyango, inyuma yiwe nkaba nashyiraho iki effect imwe muri izi ngizi. Gwino rero nkwereka uburyo bikorwamo kugira ngo nawe ujye ubasha kubyikorera bitasabye ngo ujye kwishyura, nawe ukaba wabyikorera ubwawe. Ni ibintu byoroshye, ntabwo bigoye. Subscribe banzu ikande, unanyandikira muri comment uko uri kubona iyi video, ushobora no kunyandikira ikindi kintu uzabona ubutaha nakwigisha. Gwino rero dusangire nkwereke uburyo bikorwamo. Sasa rero mbere na mbere ikintu hano uhita ukora iyo ugiye gutangira kweditinga ifoto yacu, gushyiraho ira bayita snot effect. Zino effect z'ama snot izi ngizi. Reba sasa ikintu mbere na mbere tugiye kubanza gukora, tugiye guhita tuza duselecting uyu Muyango wacu. Tugiye kubanza duselecting iyi foto yiwe. Urayituza hano handitse select a, ukandeho gutya. Nurangiza uhita umanuka hano handitse subject, nizere ko uri kuhabona. Ahangaha ukandeho gutya. Hari Photoshop ushobora no kutahabona, gusa nyandikira muri description irimo nimero zanjye, nyandikira ndakwereka ahantu ushobora gukora select nawe. Nyandikira muri description irimo nimero yanjye, cyangwa unabyandika muri comment, ndagushaka mbikubwira uburyo nawe wabyikorera wabuze ira select tool cyangwa ikindi kintu cyose wabona utari kubasha kubona. Reba sasa rero iyo urangije ukabona umuntu wacu amaze kwiselectinga gutya, uhita ukora Ctrl G. Reba hano hasi bise byiyandika Ctrl G. Wabonye ukuntu bise biba? Urabona dufunze hano hasigaraho Muyango wacu wenyine. Ubwo iyise yikoramo copy ya kakantu kwari twaselectinze konyine. Sasa ikintu hano tugiye dukurikiza, uretse uzukande kuri no layer iyi ya kabiri yanditseho background, uyikande gutya rimwe, nukande kuri ya mbere, ukande kuri ya kabiri gutya rimwe. Nurangiza uhita uza hano kuri za effect. Izi effect rero kugira ngo uzibone, reba iyi video kugera ku musozo, ndakwereka ahantu uri bukure aya ma effect uri bukoreshe nawe. Reba iyi video kugera ku musozo, ndakwereka ahantu uri buyakure. None reka twebwe twikoreshereze iyi ngiyi, reka dukoreshe iyi. Urahita uza hano kuri kano kanaka ukandeho, nurangiza uhita uza utangire guselectinga gutya ndumva nagafashe neza. Uhita ukanda Ctrl C. Reba hasi byanditse. Uhita sasa rero ugaruka hano kuri Muyango wacu. Wakanze hano, nurangiza rero uhita ukora Ctrl V. Reba hasi byanditse Ctrl V. Reba rero ntabwo kari kugaragara, ariko impamvu katari kugaragara nuko kari inyuma ya Muyango. Niyo mpamvu iyi layer iri hejuru niyo igaragara, ariko urabona kubera ko Muyango wacu ari hejuru, niyo mpamvu utari kubona kano kantu. Niyo mpamvu rero twakanze hano kugira ngo kaze munsi ya Muyango. Nore uhita ukora Ctrl T. Reba hasi byanditse Ctrl T. Uhita uza hano zooming. Wabonye ko ya effect yacu yaje zooming. Uhita uza sasa rero hano hejuru uyizamure gutya hano hejuru gutya, ugomeze uyizamure urebe kujyamo neza. Urabona yabaye nini, uyigabanye nyine uyishyiramo bitewe n'uko ifoto yawe ingana naho ushaka iri bujye. Gutya ngenda ndabona irimo neza cyane. Sasa rero iyo umaze kwishyiramo gutya, ikintu uhita ukora, uhita uza hano handitse nomo. Hano nizere ko uri kuhareba, ahangaha ukandeho gutya. Nurangiza uhita uza hano uhitemo screen, ukandeho gutya. Ikintu rero uba ugiye gukurikizaho ni iki ngiki. Urahita uza ahangaha hano handitse hari kano kanaka, ukandeho gutya. Nurangiza uhita uza hano handitse hue and saturation, uyikandeho gutya. Mbere na mbere aka kantu kano ko hasi, urabona hariho akantu k'akarongo, ukandaho gutya kakavaho. Urabona ko kavuyeho. Nurangiza ikintu hano uri buhita ukurikizaho, urahita uza utangire uringanize. Reka twongere saturation gutya.
ariko mbere yo kuringaniza saturation reba ikintu ubanza gukora, urabanza uvivure hano ahangaha ukandeho gutyo uvivure, urabona ko tuvivuye, nongeza wongere saturation, urabona inyuma ya muyanga irafatira inyuma ya muyanga urebe iri guhinduka, twebwe sasa rero turayiringaniza uko dushaka. Reka ushaka wayigira icyatsi, ibara ryose ushaka wayihindurira ibara ushaka, iryo ushaka ryose. Reka hano twebwe tuyishyire hano ahangaha, hano ni sawa, twebwe tuyishyize. Nurangiza uhita ukanda hano muri layer, ugarukire muri layer. Ikintu hano tugiye gukurikizaho rero, urahita uza ufate ahangaha ugabanye opacity, gutya urabona ko opacity tuyigabanyije, wongere uyigabanyeho gake gutya. Ifoto yacu ya Snot Effect gutya ibimaze kujyaho ku buryo busa neza cyane. Dore before yari imeze gutya, reba before nuko ifoto ya muyango bayiduhaye imeze, twayishyize muri Photoshop imeze. After dore ukuntu twahinduye, twashyizeho effect inyuma yayo, effect isa neza ituma ifoto imera neza cyane, nyine ukabona ni ifoto irimo aga creativity, nyine ukabona agafoto k'umuntu uri professional, ukabona nyine aka kantu karumwe agafoto wagaha muyango yakishimira rwose, kaba kameze neza. Nawe rero ku mafoto yawe aba ari uko uzajya editing. Sasa rero izi Snot Effect ahantu uri buzikure, jya muri description urebemo namba zanjye, nurangiza unyandikire kuri WhatsApp, ndahita ngwereza izi Snot Effect zose ndaziguha, wihitiremo iyo ushaka uzajya ukoresha kandi ubona yagufasha. Nimba rero iyi video igufashije, binyandikira muri comment, unambwire n'ikindi kintu ubona cyazagufasha kigatuma nyine nawe uba photographer mwiza, cyangwa umuntu ukora umuntu editing amafoto akaba yamera neza. Reka rero duhure muri video zo guca taha. Ciao wowe tugeranye ku musozo. Shala.